nta gushidikanya ukimara kumva izo ngoma uhita wumva ikipe tugiye kuganiraho. nayo rero ni ikipe ya Rayon Sport, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru Isaro ry'Inyanza. Ni ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu nubwo ifite ibibazo bitayoroheye, akaba ari ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda irwana n'uburyo yashaka imishahara y'ukwezi y'abakinnyi bayo. Ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ikomeje kugenda yiruka kuri rutayizamu, turi bukomeze kugenda tubabwira ese ibyo rutayizamu byo bimeze gute. Byose n'ahandi ugomba kubisanga rero atari kuri Lost Talent Rwanda, by'umwihariko niba warakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera. Reka nkubwire ko n'ahandi ushobora gusanga amakuru nk'aya ngaya, amakuru yizewe, akaba ari kuri Lost Talent Rwanda. Ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni byinshi dukomeza kugenda tugarukaho kuri ikipe yambara ubururu n'umweru, ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport reka ngire ikintu mbisabira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, kuko kuri ubu ngubu kuri uyu mugoroba niyo kipe tugiye gukomeza kugenda tuganiraho tureba ibyo rutayizamu ukomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Ariko mbere yuko tuza kuganira kuri rutayizamu, reka ngire icyo mvuga ku ikipe ya Rayon Sport. Nekipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ifite amanota agera kuri 2 kuri 6. byumvikane ko nekipe isa nkaho iri kugenda itakara bijyanye nyine n'uburyo shampiyona amakipe abakomeza kugenda agaragaza yuko amwe yakomeje kugenda yubaka ku buryo no kugiraho uyafatira ku makipe yamaze gutsinda imikino yayo uko ari 2 bishobora kuzagorana cyane. Ariko kandi akaba ari ikipe ya Rayon Sport uretse uko gutakaza amanota, ngira ngo wenda ngira ngo mukomeze ngira ngo reka manikiramo kano kana. Abo ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda babwira abanyamakuru bati ibyacu turabizi ni mugende, ati ibyacu turabizi ni mugende. Ngibyo rero ibyo mwakomeje nyine kugenda mwumva. Reka tugaruke kuri ikipe ya Rayon Sport. Impamvu nakizemo ako ngako, ndabizi neza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport barababaye, ndabizi neza ikipe ya Rayon Sport itari gutsinda, nzi uburyo biba bimeze ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko, ariko ku ruhande rw'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi ubu ngubu no ku ruhande rw'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport navuga ko ntabwo bishimye kubera ko ntacyo kuvuga bafite. Ntabwo ikipe ya Rayon Sport yaba yatakaje uri umuyobozi wayo ngo ube ufite ijambo ryo kuvuga, imaze gutakaza imikino igera kuri 2, by'umwihariko noneho itakaza ku makipe matoya, by'umwihariko kandi ekipe ya Rayon Sport yasuwe. Byumvikane ko yaba kuri Jean Fidel Uwayezu ndetse nabo bafatikanyije kuyobora ntacyo kuvuga bafite kugeza kuri ubu ngubu. Ariko kandi icyo tugomba kurebaho ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nibyo koko abayobozi ntacyo kuvuga kuri ubu ngubu bafite cyo kubabwira. Ariko se reka mbabaze, niba ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu ifite amanota 2 ku munsi wa 2 wa shampiyona, kandi abenshi icyo bari komeza kugenda bavuga nuko ngo bifuza impinduka muri ikipe ya Rayon Sport. Nibyo koko impinduka zirakenewe muri ikipe ya Rayon Sport, nanjye ndumwe mu bantu bavuga ko wenda impinduka kuri ikipe ya Rayon Sport zikenewe bijyanye n'uburyo ikipe ya Rayon Sport wenda iri komeza kugenda ibona umusaruro, bijyanye wenda nuko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba imaze igihe nta bikombe itwara. Izo mpinduka zirakenewe mu ikipe ya Rayon Sport pe, nta muntu utabibona, kandi impinduka zizana ibikombe mu ikipe ya Rayon Sport nta muntu n'umwe utabyifuza. Ariko se icyo nkomeza kugenda nibaza kuri ikipe ya Rayon Sport, abakunzi bayo ndibaza ko amatora ari ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024, haracyabura hafi amezi agera kuri 2. Ese muri ayo mezi 2 ikipe ya Rayon Sport nibikomeza kumera uko bimeze uko nguko kuri ikipe ya Rayon Sport, ayo mezi 2 azayisiga ihagaze hehe? Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nimukomeza gucanamo muri aya mezi 2 azajya gushira ikipe ya Rayon Sport igeze ku mwanya wa kangahe, bizajya kugera ikipe ya Rayon Sport imaze gutakaza amanota ngahe? Nibyo buri muntu wese ashobora kwibaza.
ese nimumara guhirika ibyari byubatswe ubwo ndi kuvuga ku ruhande rw'abantu bari gushaka impinduka mu ikipe ya Rayon Sport, nimumara guhirika ibyari byubatswe muri ikipe ya Rayon Sport kongera kubyubaka ndabizi amezi abiri bishobora kwangirika byinshi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, ariko se kongera kubyubaka bizoroha? niyo mpamvu nasaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport gutuza, bagakomeza bagatuza, bagategereza yuko itariki igera, tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024, bagategereza ko iyo tariki igera, ubundi noneho bakitorera umuyobozi bifuza nibiramuka bigenze uko wenda babyifuza. Kuko nanone uburyo Jean Fidel bivuga ko yaje, ushobora kujya kubona wenda ukabona haje undi, ese haramutse haje undi bwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mwabyitwaramo gute? Kuri ubu nibaza ko igisabwa ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, yego impinduka zirakenewe, ariko ikigomba kuba cya mbere ni ukugira ngo ikipe ya Rayon Sport nizo mpinduka niziramuka zibaye byibuze zizasanga ikipe ya Rayon Sport hari ahantu ihagaze, kuko ntabwo ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka none n'uyibera imfabusa. Ku ruhande rw'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ngo murabyumva ko nyine ni ibintu bizaba bibabaje cyane, akaba arimo musaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kudacika intege, by'umwihariko ngo bahugire ku kintu kimwe cyo gushaka kweguza Jean Fidel Uwayezu, birengagize ko hari urundi rugamba rubategereje rwo gushyigikira ikipe yabo. Icyo ngicyo nicyo numvaga kuri ngewe naheraho nsaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, mureke guhugira ku kintu kimwe mwibagirwe ikindi. Ndagira ngo rwose murebe uburyo ikipe ya Rayon Sport mukomeze kugenda muyifasha kugira ngo ikomeze kugenda irushaho kugenda itera intambwe ijya imbere, nuzaza asimbura Jean Fidel Uwayezu azagira hasanga ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi mutagira gutya rwose mukagira ibyo mwangiza kandi nabyo bigakomeza kugenda byegekwa kuri Jean Fidel Uwayezu. Ahubwo niyo bigaragara ko wenda afite n'intege nkeya, afite intege nkeya dushobora kumwegera tukaba twagira icyo tumufasha. Reka ngaruke ku ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ni ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu navuga ko ifite ikibazo cyo kudahemba cyangwa se ikibazo cya mikoro akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Cyangwa murabizi abakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bahagarika imyitozo, barimo Haruna Majaliwa ndetse na Haruna Niyonzima. Kuri ubu undi ukomeza kugenda avugwa bamwita Azizi Basane Kuranya, uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeza kugenda bahagarika imyitozo. Gusa ku rundi ruhande abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bataka bati nta mwataka dufite, bati ikipe turayifite imeze neza. Umukino bakina ku ikipe y'Amagaju wari umukino mwiza, nubwo ikipe ya Rayon Sport yaje gukora ereri zaje gutuma ikipe ya Rayon Sport itsindwa, bivuye cyane ubwo ngo ngenda garuka ku mutoza Robertinho, ahangana yaje gukora ereri biza gutuma ikipe ya Rayon Sport itsindwa. Ariko navuga ko ikipe ya Rayon Sport ugereranije n'umukino ikipe ya Rayon Sport yakinnye kuri Marine, kuri inshuro ikipe ya Rayon Sport yari ifite umukino mwiza. Ntago ari cyo ngicyo nshatse kugaruka. N'ikipe ya Rayon Sport abakunzi bayo bakomeje kugenda bavuga bati byanze bikunze turashaka rutayizamu ko Charles Bare ntago ari rutayizamu, gufata Pape mukamushyira ku 9 ntabwo ari nimero 9, gufata Elenga Ekanga mukamushyira ku 9 ntabwo ari nimero 9. Dore Rudasingwa Prince yaravunitse, uretse ko nawe ntabwo ari rutayizamu wakomeza kugenda aheka ikipe ya Rayon Sport. Bati rero turashaka rutayizamu uko byagenda kose. Ekipe ya Rayon Sport nabo batitaye ku bibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport, uwo ni Jean Fidel Uwayezu atitaye ku bibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishaka rutayizamu, ni rutayizamu utari muto, ni rutayizamu ufite uburambe mu gutsinda, ni rutayizamu ukinira ikipe bita Monica Diamonds yo mu gihugu cya Zimbabwe. Uyu nguyu akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 1988. Uyu nguyu bakaba bamwita Evans Katema. Uyu ni rutayizamu bita Evans Katema, yaciye makipe agiye atandukanye yo muri Zimbabwe, aho yaciye mu ikipe ya Power Dynamos, ngira ngo murayizi, iyi ni ikipe ikomeye muri Zimbabwe. Kuri ubu ngubu ari gukinira iyitwa Monica Diamonds nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho. Uyu munya Zimbabwe rero ekipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda imwifuza, imubwira yuko aramutse abyemeye yaza i Kigali agasinya amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko bambwira ko ibya test batazirwa bimukoresha imyaka 36 ari bamwizamu, bati uburambe bw'urabufite.
uyu Evans Katema nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho nyine akaba ari umwataka w'imyaka 34 y'amavuko, kuko kuri ubu ngubu cyase 36 y'amavuko, ko uyu mukinnyi yavutse 1988, byumvikane ko ni rutayizamu utari mutoya, akaba ari rutayizamu w'umunya Zimbabwe, akaba ari kinama kipe agiye atandukanye mu gihugu cya Zimbabwe, ndetse uyu mukinnyi akaba ari kinene n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Kuri ubu ngubu rero akaba ari umwe muri rutayizamu bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport, ushobora kuza akaba yashaka ibitego ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. N'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza rutayizamu. Ni Robertinho wakomeje kugenda bagaragaza ko yifuza rutayizamu. Kuri ubu nyine byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport iracyari mu burengerazuba bwa Afurika. Ari ubu Zimbabwe iri mu majyepfo ya Afrika, birashoboka. Iyo rero akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bifuzwa muri ekipe ya Rayon Sport. Evans Katema akaba ari umwe mu bakinnyi navuga yuko rwose ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza. Ni ekipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo, aho ekipe ya Rayon Sport iri gukora mu gitondo, akaba aribwo ekipe ya Rayon Sport iri gukora. Ni ekipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bagera kuri 5 mu ekipe y'igihugu Amavubi. Kuri ubu ngubu 4 bamaze gusezererwa mu ekipe y'igihugu Amavubi, ariko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baracyarimo bose uko bakabaye. Ni ekipe ya Rayon Sport kandi ifite abakinnyi bagera kuri 2 mu ntamba ku rugamba. Uwo nguwo akaba ari umukinnyi bita Paplay. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bakinnyi bagize amahirwe nyine gukinira ikipe ya Rayon Sport, agahita amagarwa mu ekipe y'igihugu ku rugamba. Ni mu gihe kandi uwitwa Aruna Majaliwa nubwo yagiye bitameze neza, nubwo yagiye atari gukora imyitozo muri ikipe ya Rayon Sport, ariko nawe ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uyifitiye amasezerano, nawe akaba ari umukinnyi uri mu ikipe y'igihugu y'abarundi intamba ku rugamba. Abantu bakomeza kugenda bambwira ati Modric ati nta groupe ya Rayon Sport ngo udushyiremo. Mu nyandikire kuri 0788466591 nkomeze kugenda mbafasha abashaka kujya muri groupe ya Rayon Sport. Nizere ko rero mukomeza kugenda munyandikira, akomeza kugenda mbafasha nanjye kujya muri groupe, ariko nizere ko by'umwihariko ubwo niyo nsabye kujya muri groupe y'ekipe ya Rayon Sport, nizere ko nawe wamaze gukora subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera. Rayon Sport Men Football Club abangaba nabo baraza gutangira imyitozo bitegura imikino ya Super Coupe, umukino bagomba gukinamo n'ikipe ya AS Kigali yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo. Ekipe ya Rayon Sport Men Football Club ikubutse mu gihugu cya Ethiopia, ayi ikipe yakina imikino igiye itandukanye. Ngira ngo mwaribonye ikipe zari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport mu itsinda, ari nazo kipe zahuriye ku mukino wa nyuma. Byumvikane ko ryari itsinda ritoroshye, itsinda ekipe bita Kenya Police Bullet. Iyi akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Kenya, cyangwa se akaba ari ikipe y'igipolisi cya Kenya. Iyi ngiyi akaba ari yaje kwegukana igikombe itsinze CBA yo mu gihugu cya Ethiopia. Iyi kipe rero byumvikane ko ntago yari yoroshye, yaje gukubita amakipe nka za Simba, yakubitiye anyagira rwose, yaje gukubita amakipe menshi. Rero iyi kipe yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. Bikane ko ni ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1, mu gihe iyi kipe yindi byakinye kuri finali yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-2. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport y'abana bategarugori ntako itari yagize, nubwo byaje kurangira byanze nyine ikaza igataha nta manota icyuye. Aba nabo nyine nkuko dukomeza kugenda tubigarukaho baraza gutangira imyitozo bitegura imikino ya Super Coupe. Ikipe ya Rayon Sport Men Football Club igomba gukina n'ikipe ya AS Kigali, umukino ugomba kubera kuri KPS. Ni byinshi dukomeza kugenda tugaruka, ariko nyine n'abakunzi b'ikipe ya PRFC ndababwira ko ejo ikipe yabo ya PRFC abakinnyi basigaye bazaba bari gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport cyangwa se bita MVC. Umukino rero byumvikane ko rero uzabera kuri KPS ku isaha y'isa 9. ubwo abakunzi b'ikipe ya PRFC nizere ko muzamukomeza kujya kureba nyine ese abakinnyi mwirwa muvuga ati umutoza ntabakinisha ese barashoboye.
ubwo muzakomeza kugenda mubireba byose ku munsi w'ejo, mukomeza kugenda mwihera ijisho iyi kipe ya APR FC, mureba uburyo ikipe yanyu ihagaze. Ni mu gihe umukinnyi bita Kwizera Pierrot, uyu nguyu akaba ari umukinnyi waciye mu ikipe ya Rayon Sport, ni umwe mu bakinnyi beza bakinnyi muri shampiyona y'u Rwanda, ni umukinnyi waje kuba umukinnyi mwiza inshuro ebyiri muri shampiyona y'u Rwanda, atorwa nk'umukinnyi mwiza. Kuri ubu ngubu ari mu ikipe ya Vision, akaba ari hagiye gukomereza umwaka w'imikino. Byumvikane ko uyu mwaka muzabona Kwizera Pierrot Mansale ari mu ikipe ya Vision, ari gukinana n'umusore bita Ndekwe Felix. Reka tubashimire. Iyi ni Rose Talent Rwanda, amakuru yandi arabageraho mu kanya.